Yesu ashimwe, ndabasuhuje bene data, mahoro y'Imana bane namwe aho murereye hose mu mpande enye z'isi. Imana biteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutabaza Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushima, tugushimiye uburinzi bwawe, dushimiye ko banye natwe, yatabaho hacu abahari bagiranye, ariko tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro ni icyawe. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi, twese utuboneze rwose. Ukimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere indirimbo ikubera umuvumura neza, kandi uyu mwanya ube umugisha ntube imfabusa. Tumenye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Nikomeza turirimba indirimbo y'Ijana na 64 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngukuko yaje ashaka, ngukuko yaje ashaka, ngukuko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngukuko yaje ashaka. Yesu yancunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu ntahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, 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 ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, nuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Amen, amen. Azaza ntazatinda. Oh haleluya, Imana ishimwe. Umuririmbyi aratubwiye ngo Yesu yavukiye i Betelehemu, ngo bamuryamishije mu muvure, ngo ni umunyembabazi nyinshi cyane, ngo nguko yaje ashaka, ngo ni umunyembabazi nyinshi cyane, ngo nguko yaje ashaka. Imana ishimwe. Bene data, Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamisha mu kavure. Yesu yari umwana w'Imana, asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, araza mu isi yigira umuntu abana natwe. Imana ishimwe kubera urukundo yadukunze. Yari umwana w'Imana, ariko yicisha bugufi, bamuryamisha mu muvure. Imana ishimwe. Bene data, nimureke tujye twigira kuri Yesu, turebe ukuntu yicishije bugufi ari umwana w'Imana, akaza mu isi akavukira mu muvure. Oh haleluya.
Imana ishimwe. Nimureke tujye twicisha bugufi, tumwigireho kwicisha bugufi. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahirwa uwicisha bugufi kuko azashyirwa hejuru, ngo ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Bene data, birakwiye ko twicisha bugufi, ngo kandi umuntu wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ngo ingorane ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Birakwiye rero ko twicisha bugufi. Yesu Kristo ni urugero rwiza rwo kwicisha bugufi. Nimureke natwe twicishe bugufi, tureke kwishyira hejuru, tureke kwiyumva ko dukomeye, tureke kwiyumva ko turuta abandi, tureke kwiyumva ko turi ibitangaza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo abantu bose ni nk'ubusa imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Turi nk'ubusa imbere y'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Turi nk'ubusa. Mureke tureke kwishyira hejuru, ahubwo twige kwicisha bugufi. Kristo yemeye kuza mu isi, avukira mu muvure, kandi mu ijuru yari afite icyubahiro n'ubwiza. Ibyo byose arabyirengagiza, yirengagiza ko ari umwana w'Imana, arangije araza avukira mu muvure. Natwe rero nimureke twige kwicisha bugufi. Imana ishimwe. Twigire kuri Yesu Kristo, dutere ikirenge mu cye. Birakwiriye. Yesu Kristo ni umunyembabazi nyinshi cyane. Kubera imbabazi yatugiriye, kubera ubuntu yatugiriye, yaravuze ngo reka amanuke ngende njye gucungura itorero. Kubera urukundo agukunda, kubera urukundo ankunda. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko yatwereje umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twari dupfuye rubi, twishwe n'ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana iratuzura twabari bapfuye, ituzurana na Kristo. None ubu turi bazima, dufite ubuzima kubera Imana. Imana ishimwe. Dushimye imbabazi z'Imana, dushimye imbabazi za Yesu Kristo yatugiriye. Twari abanyamahanga, twari kure, nta byiringiro, ariko ubu ngubu turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo twari dufite Imana rurema, ariko ubu natwe twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Ubu turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Ngo Yesu yancunguriye ku giti, ngo kandi abohora umutima wanjye. Ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Bene data, Yesu yaducunguriye ku giti, ajya ku musaraba, arakubitwa, arashinyagurirwa, aratukwa, agirirwa nabi kubera wowe nanjye, kugira ngo ducungurwe, kugira ngo tubabarirwe. Kristo aremera ajya ku musaraba kugira ngo dukizwe urupfu rw'iteka. Imana ishimwe. Ubwo twari twishwe n'ibyaha, ubwo twari twishwe n'ibicumuro, Yesu Kristo araza aratubambirwa kugira ngo tubabarirwe, kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Nimureke tujye tuzirikana ineza twagiriwe, twibuke ukuntu Yesu yababajwe, ubundi bitume tudasubira mu bibi, bitume tudasubira mu ngeso mbi. Imana ishimwe. Kandi yabohoye imitima yacu. Twari tuboshywe n'ibyaha, n'umwijima. Yesu Kristo ageze mu isi, abari bari mu mwijima turamurikirwa. Oh haleluya. Imana ishimwe. Twari turi mu mwijima ukabije cyane, ariko Yesu aje, abari bari mu mwijima turamurikirwa. None ubu tugendera mu rumuri. Dutangazwa cyane n'imbabazi za Yesu, dutangazwa cyane n'imbabazi Yesu atugirira. Imana ishimwe. Kandi yazize ibyaha byacu. Bene data, mujye mubizirikana. Yazize ibyaha byawe, yazize ibyaha byanjye. Sinzi impamvu dushaka kongera kumusubiza ku musaraba, sinzi impamvu dusubira muri ibyo bibi, sinzi impamvu dusubira mu mwijima, kandi mu mwijima nta cyiza gihari. Nimureke tugendere mu mucyo, nimureke tugendere mu rumuri, kuko ni Imana idushakaho. Ngo Yesu ntahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara. Imana ishimwe.
Bene data, Yesu ntahwema gukiza abantu. Yesu nanubu aracyadukiza. Iyo tugiye kure, iyo tugiye mu bidafite umumaro, turagaruka tukamubwira ngo data tubabarire, akatubabarira. Ariko ntibikwiriye ko dusubira mu ngeso mbi. Ubu buntu twagiriwe ntabwo bikwiriye ko tubupfusha ubusa, kandi ubu buntu twagiriwe bwo guhabwa iyi mpano, iyi mpano ariyo Yesu Kristo, ubu buntu ntabwo buduha uburenganzira bwo gusubira mu byaha. Bene data, ntabwo bikwiriye. Ubu buntu nimureke twe kubupfusha ubusa, ahubwo ubu buntu twagiriwe butume dukora ibyiza, twirinda ikibi n'igisa nacyo, kuko Imana yaremeye umwana wa Yesu Kristo utarigeze kumenya icyaha, imugira icyaha ku bwawe no ku bwanjye. Yesu Kristo nta cyaha yigeze akora na kimwe, ariko kubera wowe, kubera njyewe, Imana yemera kumugira icyaha kugira ngo babarirwe, nanjye mbabarirwe. Bene data, iyi mpano y'Imana twahawe ntitwipfushe ubusa. Iyi mpano twahawe, ubuntu twahawe, ngo ntabwo ari kubw'imirimo, ndetse nta nubwo ari kubw'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ngo ni impano Imana yaduhaye. Iyi mpano rero, impamvu Imana yaduhereye ubuntu, ngo ni ukugira ngo hatagira umuntu wirarira ku wundi. Imana ishimwe. Ubuntu rero jya ubuzirikana, nanjye mbuzirikane, kandi utekereze Kristo ukuntu yababajwe ku bwawe, bituma udasubira mu ngeso mbi, kuko iyo ngiyo nta cyiza kibayo. Mu ngeso mbi nta cyiza kibayo. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo impano y'ibyaha, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nkubwire ngo birakwiye ko dukora ibyiza, birakwiye ko tugendera mu nzira nziza, birakwiye ko dukora ibyo Imana yishimira, kuko Imana yaduhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ducungure, ngo irangije kumuduha ngo iduhe umurimo wo kuyunga n'abandi. Mwene data, nicyo uri gukora ngo ufashe Imana kuyunga n'abandi? Ese uri gukora imirimo myiza? Ese uri kwera imbuto zikwiriye abihane? Ese ufite ingeso nziza? Ese uri gukiranuka? Ese imbuto zawe ziri kuvuga ubutumwa, cyangwa se uri kubivanga? Ariko ntibikwiriye. Birakwiye ko iyi mpano Imana yaduhaye tuyiha agaciro, bigatuma duhora dukora imirimo myiza, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza, bigatuma tugira urukundo, twirinda, twihangana, twizera, kuko ibyo ni byo Imana idushakaho. Imana ntabwo idushakaho ibirenze, ntabwo idushakaho ibitambo. Icyo yifuza, icyo yishimira ni umutima umenetse. Imana ishaka imitima yacu kurusha ibindi bintu byose. Imana iduha umugisha, kandi Mwuka Wera akomeza tuganirize ngo Yesu azagaruka tujyane iwe, ngo tugumane nawe iminsi yose, kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Bene data, Yesu azagaruka kuza kutujyana, kandi Yesu ari bugufi, ari hafi kuza gutwara itorero. Ntawuzi umunsi n'igihe, ariko icyo tuzi neza ni uko azaza, kandi ngo ntazatinda. Imana ishimwe. Yesu azaza ntazatinda, ari bugufi. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo nimube maso, nanjye mbe maso, kuko Yesu Kristo ari bugufi. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo azaza atunguranye, ngo azaza nk'umujura. Ntawuzi umunsi n'igihe. Ngo babiri bazaba bari kumwe mu murima bahinga, ngo umwe ajyanwe undi asigare. Babiri bazaba bari mu buriri baryamye, umwe ajyanwe undi asigare. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo ba maso, nanjye mbe maso, kuko Kristo ari hafi kuza kutujyana. Nk'uko yabisezeranye natwe, ari hafi kuza kutujyana, kandi azaza ntazatinda. Kristo ari hafi, ari bugufi. Abantu bararangaye bavuga ngo niko byahereye, ngo niko bahereye kera batubwira. Ariko mwene data, nagira nkubwire ngo wumve ko Kristo ari hafi, ari bugufi. Itegure, nanjye nitegure. Ba maso, ubere ubugingo bwawe maso, nanjye mbubere maso, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azaza tuzamusanganire mu bicu, atujyane iwacu mu ijuru, kuko mu ijuru ni heza. Imana ishimwe, ngo ni heza. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta mubabaro, ngo nta marira, ngo nta gahinda, ngo nta n'uburwayi bushobora kuhagera,
ngo ni ijuru ry'amahoro, ni ijuru ry'ibyishimo, ngo bariyo baguwe neza. Bene data, birakwiye ko natwe tubiharanira iri juru tukazaryinjiramo. Birakwiye ko tubiharanira natwe tukazabona iherezo ryiza. Imana ishimwe. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo wabararuhiye iki? Ngo wa munsi utabonye Yesu. Ese mwene data wabararuhiye iki? Wa munsi utabonye Yesu. Ukuntu uzi kuririmba neza, ukuntu uzi kubwiriza neza, ukuntu wiyiriza, byaba bibabaje wa munsi utabonye Yesu. Mwene data, najya nkubwire ngo itegure, ukora ibyiza, ukora ibyo gukiranuka, kuko ni Imana idushakaho. Imana ikomeze itugirire neza, kandi Mwuka Wera akomeze abaganirize. Imana ishimwe. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, turagushimye. Icyubahiro ni icyawe. Kubw'urukundo wadukunze turi babi, wadukunze tutarabo gukundwa, utwereza umwana wawe Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mana, wagize neza. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko ubu ngubu turi bazima, kuko waratuzuye tuzurana na Kristo. Abari bari mu mwijima watuzaniye Kristo. Uwo munsi turamurikirwa. Icyubahiro ni icyawe. Mana, turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo uduhe gukora ibyo ushaka. Abankurikiranye ndabasengeye, bahe gukora ibyo ushaka, bahe gukora imirimo myiza, bahe gukiranuka, bahe kwirinda ikibi, bahe kwirinda gusubira mu ngeso mbi. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kubana nabo, Mwami Imana, ukomeze ubarindire ubugingo, barwanira intambara bazi n'izo batazi. Buri wese uko agukeneye akubone. Umurwayi mukize, ufite intimba n'agahinda umuhe amahoro mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo, wabuze urubyaro urumuhe, wabuze akazi ukamuhe, ushonje umugaburire. Mu izina rya Yesu, buri wese uko agukeneye akubone. Urakoze Mwami, ngo ukomeze wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Mu izina rya Yesu Kristo, abatarakumenya bahe kukumenya. Mu izina rya Yesu, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Urakoze Mwami ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe buniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha, kandi ikomeze ibiteho. Kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo, kuko ari bwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.